nta rukundo rubaho rw'ukuri nk'urukundo dukunda ibiryo. Usibye kuba umwana avuka bagahita bamushyira ibere mu kanwa ku kanya nk'igikorwa cya mbere yakoreye ku isi, abafite imyemerere ya gikristo bazi uburyo kimwe mu bikorwa bya nyuma Yezu Kristo yakoreye ku isi ari ugusangira n'abigishwa. Afata umugati arawushimira, arawumanyagura, arawubahereza, ati uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mubikora kugira ngo munyibuke. Ndabasuhuje, iyi ni Izize Official TV. Ibiryo bisa n'indorerwamo abantu bashobora kwirebamo bakimenya. Ahantu hose uzajya, igihugu cyose uzajyamo, uzareba ibyo barya byonyine bizaguha amakuru y'abo bantu abo ari bo. Kwiruka ku buryohe kw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa runaka biri muri twe imbere. Umuntu wese wabonye uruhinja rukigera hano ku isi arabizi ko ikintu cya mbere rukora rukigera hano ku isi ni ugushyira mu kanwa. Kurya ntabwo ari ibyo dukora, n'ibyo turi byo. Kurya bitanga umunezero, kurya bituma tubaho, ariko birenze ibyo, kuko binubakiyeho umuco, imiterere ndetse n'imigenzo. Mu gihe cy'ibyishimo n'umunezero abantu bakomeza gushaka kurya. Kurya ni igikorwa gifasha abantu kwegerana. Umubyeyi n'uruhinja rukivuka konka k'umwana, ibi nibyo bita bimufasha kwegerana na nyina vuba vuba ku kanya. Natwe ubwacu kugira ngo tugire ibyo twibwira cyangwa tubwire abantu babyumve, bisaba gusangira nabo, kubahereza ibyo kurya, amafunguro meza bakarya bagahaga, tukabona kugira ibyo tubabwira. Niba ari cyo twifuza ku bantu nk'amafaranga, kugira ibitekerezo tubaha, bisaba kubanza kubaha ibiryo bakarya bagahaga. Kuba abantu bari hamwe bagateka bagasangira ku meza amwe bifite umumaro kurenza gushira inzara. Reka tuvuge ku biryo. Ese koko ubuzima turiho uyu munsi bwakomotse ku wariye ibiryo cyangwa se ibyo yari yarabujijwe akazana isi umuvumo? Ibi biri mu gitabo cy'Intangiriro guhera mu bice 3. Ushobora guhera ku murongo wa 15 ukagera ku wa 17. Adamu na Eva Imana yababujije kurya ku rubuto rumenyesha ikibi n'icyiza. Ibyo barabirenga babiryaho. Icyo gihe Adamu yese azanira ubutaka kuvumwa, ndetse akazajya abona ibiryo bivuye muri ubwo butaka banje kuburuhira no kubira icyuya. Ifunguro ridutunga uriduhe none. Uyu murongo uri muri Bibiliya ntabwo twibagirwa mu isengesho ryacu. Mu myaka miliyoni 7,000 ishize ikirere cyo muri Afurika cyarahindutse cyane. Amashyamba menshi aracika, ahubwo ibyatsi birakura cyane. Ibyahaye ibinyabuzima by'amoko atandukanye, byaba ibimera ndetse n'inyamaswa, amahirwe yo kororoka cyane. Kugeza ubu ntago bizwi aho kuvumbura umuriro byaturutse. Hari abatekereza ko inkuba yakubise igiti kigafatwa n'inkongi y'umuriro, bityo abantu bakabona umuriro ku nshuro ya mbere. Hari n'abatekereza ko ikirunga gishobora kuba cyararutse kigasohora ibikoma byaka umuriro, bityo abantu bakabona umuriro ku nshuro ya mbere. Abantu bagomba kuba barariye inyamaswa yishwe n'inkongi y'umuriro bakumva uburyohe kuruta uko baryaga inyama biswe. Usibye kuryoha byanoroje igogora, igifu cyabo cyahise kiruhuka kubera kurya ibihiye. Byari bimeze nko kurya ibigogoye. Bavuga ko kuvumbura umuriro byaremye igifu hanze y'umuntu, kubera ko kubirya bihiye byaba bimeze nk'ibyagogowe. Uyu munsi uburyo duteka, uburyo dusangira, uburyo turya biri kure cyane uko batubanjirije baryaga, abakurambere. Kurya ni ururimi abatuye isi yose bavuga. Ibyo turya tubicisha hamwe, imibiri yacu ikabyakira kimwe, nubwo ibyo kurya byose biba bitandukanye turya. Kubera iki turya ibyo turya? Kubera iki ari ibyo tutarya kandi atari uburozi? Kubera iki ari inyamaswa tutarya kandi atari uburozi? Mu mwaka w'1924 umushakashatsi witwa Raymond Dart, uyu mugabo ni wavumbuye ibisigazwa by'umubiri w'umuntu bikeka ko ari umukurambere wacu twese muri Afurika dukomokaho. Raymond Dart ni nawe wakwirakwije yuko abakurambere bacu bashobora kuba bararyaga inyama cyane. Mu nyandiko ze Raymond Dart mu 1950 agaragaza ko abakurambere bacu bari ibinyabuzima by'ibiryanyama byo ku rwego rwo hejuru. Ibyo binyabuzima by'abantu byabaga ari uko byavujije amaraso izindi nyamaswa kandi bikaziteza ububabare butagira ingano. Uyu mugabo Raymond Dart yagaragaje uburyo aba bantu baryaga inyama bitandukanye n'uburyo twebwe tuzirya uyu munsi. Bicaga inyamaswa bagahita bayirya ako kanya, amaraso yagishyushye n'inyama zazo zikirimo ubuzima
Bitekerezwa ko kurya inyama kwabo ari byo byatumye ubwonko bwabo bwaguka ndetse bukagira ubushobozi buhambaye kuruta ubwacu. Ndetse ubwonko bwabo bitekerezwa ko bwari bufite ubwenge n'ingufu biruta iby'izindi nyamaswa, cyane cyane izirya ibimera. Ubwonko bwacu bukoresha 20% by'ingufu zacu z'umubiri iyo twicaye cyangwa iyo turyamye nta kintu turimo gukora. Ubwo abantu batangiraga guhiga no korora, bafashe zimwe mu nyamaswa bari basanzwe bahiga, bazizana aho baba, bakazifungirana, bakazorora, bakajya bazirya batiriwe bajya kuzirwa inyuma ngo bazice. N'imbuto nuko bajyaga bajya kuzihiga mu bisambu, bakazizana hafi yabo, bakazitera, zikamera, bakajya bayisarura batiriwe bajya kuzihiga. Mu guhitamo inyamaswa abantu borora, ntago bafashe izo babonye zose. Bahisemo inyamaswa zitonda, zitarwanya abantu, ku buryo nibazajya bajya kuzirya zitazajya zibagora. Bahisemo inyamaswa zoroka vuba, ku buryo idatinda kubyara, kandi zikaba inyamaswa zishobora kurya ibintu ibyo ari byo byose bibonetse, byaba byiza zikaba indya byose. Inyamaswa zuje ibi ngibi amahirwe yo kororwa n'umuntu. Ubwoko bw'inyamaswa abantu bahisemo korora bwagize uruhare rukomeye cyane mu mahitamo y'inyama abantu barya n'izo batarya. Izo batarya si uko ari uburozi cyangwa se uko zishobora kubagira nabi. Byose bishingiye ku myizerere n'amarangamutima, bishingiye ku cyo bise carnisme. Carnisme ni imyizerere ko zimwe mu nyamaswa ziribwa mu gihe izindi zitaribwa. Carnisme ni ijambo ryavumbuwe n'umuhanga mwiga imitekerereze n'imyitwarire y'abantu mu mibereho, Melanjoy. Uyu mugabo Melanjoy, kuri we ku isi hari amoko 8,700,000 y'inyamaswa, ariko abantu bahisemo amoko make y'inyamaswa. Bavuga ko arizo zonyine ziribwa, ariko nazo zikagenda zihindagurika bitewe n'igihugu cyangwa umuco. Inyamaswa zigira uburozi zizwi ni nkeya. Hari nk'amafi yitwa fugu. Aya mafi aba muri Korea. Aya mafi iyo yariye nabi ashobora kukwica. Ubushakashatsi bwakorewe muri California bugaragaza ko nibura abantu 200 muri Korea buri mwaka bapfa bishwe no kurya amafi ya fuga. Aya mafi arahenda cyane, ariko kuyategura nabyo bisaba ubwitonzi kugira ngo aribwe. Inyamaswa nyinshi zishobora kuribwa, ariko abantu bahisemo kurya zimwe kubera impamvu zirimo imico n'amarangamutima. Amarangamutima atuma abantu benshi batoranya mu nyamaswa boroye, zimwe bakazirya izindi ntibazirye kubera impamvu byemezwa ko atari ukuri. Mu myaka ya kera cyane, abantu bataratangira gutura, guhinga no korora, mu nyamaswa bahigaga zimwe bakazirya hagomba kuba harimo n'injangwe, imbwa n'indogobe, ihene, inka n'izindi. Aho bamariye gutangira korora, buri nyamaswa bahisemo korora bayoreye kubera impamvu bayishakagamo. Ibi bigaragazwa ko nta rundi rukundo. Inka, ihene, intama, izi nyamaswa bazoreye kugira ngo zibahe amata, uruhu n'inyama. Injangwe n'imbwa bazoreye kugira ngo zibacungire umutekano. Indogobe bazoreye kugira ngo zibahekere imizigo ndetse n'imitwaro yabo, kugira ngo zibakorere akazi kabo. Nk'injangwe n'imbwa n'indogobe, izi nyamaswa bazishyizeho amarangamutima menshi yabo, ndetse benshi bazita n'amazina kubera ibyo bazikorera n'uburyo babana. Banibeshye ko zizi ubwenge kuruta izo bahisemo kujya bica bakazirya. Inyama ni ibiribwa bihuza abantu. Inyama si ibiribwa byo kurira guhaga. Gusangira byazanywe no kurya inyama. Indyanyama iyo zishe inyama buri yose igomba kubonaho. No ku bantu nuko bimeze. Iyo urebye nko mu byaro bya kure ndetse no mu mijyi ya Kigali, umuntu ashobora kweza ibishyimbo ntatumira abaturanyi ngo basangire, akeza ibigori ntatumira abaturanyi ngo basangire. Ariko iyo yabaze itungo atumira abaturanyi bagasangira, atumira abaturanyi bakaza gufata inyama. Ababona ko iyo nyama, izo nyama atagomba kuzirya wenyine ngo azimare. Ingo nyinshi zitandukanye iyo abantu bateze inyama mu ngo zabo, batumira abaturanyi, batumira inshuti, batumira abavandimwe, kubera ko kurya inyama bonyine bumva bidahagije. Iyi nyama ni ibiribwa bihuza abantu, ntabwo ari ibiribwa byo kurya kugira ngo umuntu ahage, ahubwo byifashwa kugira ngo bihuze abantu. Ushobora kuba ufite bombo mu mufuka, ufite biswi, ufite akandi kana kariko kose, ukumva ko ukarya wenyine ibyo ntacyo bitwaye. Ariko iyo ugiye muri resitora, iyo ugiye muri bare, iyo ugiye muri hoteli, wumva ko bibaye byiza waba uri kumwe n'inshuti yawe mugasangira kuri izo nyama. Inyama bigaragazwa ko ari ibiribwa byo guhuza abantu, atari ibiribwa byo kugira ngo abantu bahage. Ubwo twateraga imbere tukava ku kurya imbuto n'imboga,
tugahinduka rya nyama. Twahise tununguka ubushobozi bwo kurya buri kintu cyose kibaho. Mu kurya hafi buri kintu cyose twagize ubushobozi bwo kuba ahantu aho ariho hose ku isi. Nk'urugero abitwa Abamasayi bo mu karere kacu ka Afurika y'Iburasirazuba. Aba bantu batunzwe ahanini n'amaraso y'inka bavanga n'amata. Inka barayirasa bakayirasa umwambi, ntibayice ahubwo bagatega amaraso bateze bakayavanga n'amata. Ibi ngibi babitereka umwanya mutoya, bikayigirana, bigafatana, bikaba ikivuge, bakabirya bisa n'ibifashe. Iki gihe baba ari intungamubiri zikomoka ku matungo kandi natungo bishe. Ushobora kumva iki gikorwa cyo kunywa amata y'itungo kidakwiye ndetse kigayitse, cyangwa ukabyumva nabi, ariko Abamasayi nabo nuko bafata imwe mu mirire yacu. Mu myaka irenga 10,000 ishize, abantu batangiye kuva mu buzima bwo guhiga bajya mu buzima bwo korora muri Iran na Syria. Aha niho hatangiye korora inka n'ihene n'intama. Ubushakashatsi bwa Smithsonian Institute bwerekana ko inyamaswa zatoranyijwe kuko arizo zoroshye kuyobora, korora vuba kandi zitari zifite imbaraga zateza akaga. Inyamaswa nk'intare, ingwe, aisha n'izindi nyamaswa bigaragara ko izi nyamaswa zishobora guteza akaga nko kuba zakurwanya mu gihe cyo kuzibaga kugira ngo uzirye. Nta muntu washoboraga gutura mu rugo hamwe n'intare cyangwa ingwe. Inka n'ihene zaje kubera ko zoroshye, zitanga amata, zifasha mu mirimo, zinatuma umuntu ahora afite bimutunga. Mu nyamaswa zisaga 180 zizwi, munsi ya 15 nizo zabaye amatungo. 90% by'ibiribwa bikomoka ku matungo bikomoka ku nyamaswa 6 gusa: intare, ingwe n'imbogo. Nubwo zitari inshuti y'umuntu, zifite imiterere itari kwihanganirwa, zifite uburakari, zirya inyama, zororoka bigoranye kandi zishobora kwica. Wagize neza kutwumva. Ibi ngibi ushobora kubitekereza ubwawe. Igihugu cyawe, aho utuye, umuco wawe, umuco wanyu. Inyama murya ni izihe? Ubwoko bw'amatungo mwemera kurya ni ubuhe? Ubwo mutemera kurya ni ubuhe?